urukundo wakomeje kurushira ku rundi rwego. So guys, murabona rero ko episode yacu ya 79 nubwo yatinze ariko murabona ko muyibonye. So guys, rero nibura umukunzi wa filime yacu Ibanga ukaba utarakora subscribe hano kuri Byamwishe kugira ngo nawe ube wabasha kuba umunyamuryango wuzuye wa filime yacu Ibanga ndetse na Miss Nyambo muri rusange. Wakora subscribe ukanatanga like hasi aho cyangwa se comment ukatubigira ukuntu episode ya 79 yacu uyakiriye. Ese episode ya 79 uyibonye ute? Ese ukuntu uyibonye niko wari uyishaka? Cyangwa se episode ya 79 hari utuntu ubonyemo ntitwagushimisha? So guys, rero ibitekerezo bari byawe. Ndabizi ko ukunda filime yacu Ibanga kandi turabizi ko mudukunda cyane, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tubagezeho ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga. So guys, rero ku muntu wese wihanganye ko amasaha episode ya 79 yararayiboneraho ije gutinda akaba yibonye saa 10 aza kwihangana cyane kuko murabizi ko natwe turi abantu nago dukora nk'Imana. So guys, rero niba aribwo bwa mbere wabugeze hano kuri Byamwishe, kora subscribe kuko iyi niyo channel yonyine waboneraho ibikorwa byose bya filime yacu Ibanga ndetse n'impinduka zose zigiye kuri filime yacu Ibanga. Usabwa kugira ngo warakoze subscribe hano kuri Byamwishe kugira ngo ube wabimenya hakiri kare. So guys, rero turabizi ko mudukunda cyane, niyo mpamvu natwe tuba turi hano ngo tubagezeho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. Kandi niba ukunda Ibanga ukabura umukunzi w'Ibanga, ese episode ya 79 uyibonye ute? Ese tubaye turi kwiganira kuri episode ya 79 nubwo yatinze bwose ariko mwayibonye? Ese ukuntu uyibonye niko wari uyishaka? Ese wabonye muduki? Ese ko mubona Tereza akomeje kuba gaterera nzamba hara mu mujyi kwa Killaman, murabona Tereza azava muri rugo bigenze bite? Papa Killaman we akomeje kubigira intambara kubera ko abizi ko Killaman atari umwana we, abizi ko Killaman ari umwana we yagusa. Kandi nawe ureba filime yacu Ibanga, bira bintu bikubayeho nawe byakubabaza cyane. Ese ibaze nka ari wowe ukagura umwana, hanyuma yaho umwana yazakura kangana nka Killaman, nyuma hakaza undi mubyeyi wamubyaye ariko umugore wawe atabizi ko ari umwana wowe ugeze kugura, wowe wabigenza ute? Ese wafata icyemezo cyo Papa Killaman yafashe cyangwa se watereriye? So guys, rero ibitekerezo ni byawe. Turabizi ko mudukunda cyane, niyo mpamvu natwe tuba turi hano ngo tube twaganira kuri episode za filime yacu Ibanga, kandi turabizi ko mutwemera cyane kandi natwe turabemera cyane. Niyo mpamvu natwe ibikorwa byose tuba turi gukora nimwe tuba turi gukorera. Ke murabizi ko twebwe ibikorwa byose tuba turi gukora tutagomba kubica ku ruhande, usibye mwebwe muba muri maso ku bikorwa byose tuba turi gukora. So guys, rero niba ukunda Ibanga ndetse ukabona kunda Miss Nyambo muri rusange ndetse ukabona kunda ibikorwa byose bica kuri Miss Nyambo, ukaba utarakora subscribe hano kuri Byamwishe kugira ngo ube waba umunyamuryango wuzuye ndetse umunyamuryango wakadasohoka, usabwa kugira ngo ube wakoze subscribe hano kuri Byamwishe ndetse byaba na byiza ukanabaza ikibazo cyo cyaba cyerekeye kuri filime yacu Ibanga. Comment hasi aho tugakomeza mu bindi bikorwa byose tuba turi gukora kuri filime yacu Ibanga. So guys, niba aribwo bwa mbere wabugeze hano kuri Byamwishe, iyi niyo channel ikogezaho behind the scenes zose za filime yacu Ibanga. Ke murabizi ko twebwe dukora ibikorwa binyuze mu muco, ibikorwa ndetse byo buri muntu wese abona akabona ko ari ibikorwa by'umuntu yakoze abizi. So guys, ese wowe iyo urebye abakinnyi bose bakina muri filime yacu Ibanga, ese ubona hari umukinnyi ukina muri filime yacu Ibanga ukora ibintu byatazi? So guys, murabizi ko abakinnyi bose bakina muri filime yacu Ibanga ni abantu bakora ibintu byo bazi, nta bakinnyi bakora ibikorwa bazi ibyari byo, ntari nk'ababandi baza bari gukinira ku mitima za rubanda. So guys, rero ese wumva muri filime yacu Ibanga twongeramo abandi bakinnyi cyangwa se bano bakina muri filime yacu Ibanga barahagije? So guys, rero murabizi ko ibitekerezo bari ibyanyu, ibitekerezo bari ibyawe kugira ngo nawe ube wabasha kuba watanga igitekerezo cyawe kandi kikumvikana. Murabizi ko twebwe iyo utanze igitekerezo kirakurikizwa kandi
murabizi ko tubakunda cyane, niyo mpamvu tuba turi hano ngo tukugezeho episode zose za filimi yacu Ibanga ndetse na behind the scenes zose z'Ibanga. Kandi nawe niba uri umunyamuryango w'Ibanga ndagushimira cyane, kandi niba noneho warakoze subscribe ndagushimira kurenzaho. Uri umuntu w'intwari cyane, wahisemo neza ko warakoze subscribe hano kuri Venke Empire. Nawe utarayikora ndagushishikaza kugira ngo ube wakora subscribe kugira nawe ewe waba umunyamuryango wuzuye ndetse umunyamuryango wakadasohoka. So guys, rero n'abatinziye twongere duhure ejo saba zuzuye tukugeza episode ya 70 nako ya 80 ya filimi yacu Ibanga. So guys, rero twongere duhure ejo saa 7 zuzuye, kandi ndabashimira murakoze. Wowe ukoze subscribe, uri umuntu w'intwari, nawe utarayikora wayikora, dukomeza tukagenda muri bikorwa byose turwa munsi ku munsi. Murakoze.